Hello my people guys, uyu munsi bazaniye video ya danje. Uyu munsi ngiye kubereka utuntu twa danje yewana, ngiye kujya mbatamo ibintu bya danje man, uyu munsi rero tugiye kureba nanone muri WhatsApp yacu akantu k'ubwenge guys, tugiye kurebamo akantu k'ubwenge kabisa abantu benshi mutari muzi guys. Urabona twinjiye muri app WhatsApp yacu duhita duhingukira kuri history imeze uko nguko nyine, hamwe dukora, hamwe ducatira nyine n'abantu n'abajama abashuti bacu nyine. Hano rero ahangaha niho ducatira n'abantu guys. Hano video kuri baba Jix nyine bacana inyuma n'aba baby babo, kuri baba sister bacana inyuma n'abatipe babo man. Ino video irabareba bya danje, irabareba guys. Niba utarakanda subscribe kuri channel, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona video zanjye nyinshi zigiye zitandukanye buri gatondo guys. Buri gatondo no gukora video guys. Nkandira like, share, muri comment ujyemo uvuga ikintu twaba twagukoreraho cyaza gukora video yacu guys. Hari uburyo buri nko gucata n'umuntu cyangwa se ufite umusheri, ufite n'undi muteretana ku ruhande, ugasanga nyine umusheri wawe ukaba ushaka ko atazigera abona iyo chat irimo nyine uteretana n'abandi ba baby nyine, ugasanga iyo chat nyine ntago azigera ayibona. Noneho hari ukuntu rero urabigenza, wajya guhura n'uwo musheri wawe ugasanga usiba message, waba ukiri kumwe nawe akajya kubona ukabona arakwandikiye phone ukabura yifunze kugira ngo ataza kwibona guys. Hano rero hari uburyo wagumisha phone yawe ikaguma ifunguye kandi umusheri ukwandikira akaba arinzwe bya hatari, ari safe ahantu he hanya hari kuri chat ye ya nyayo bwite. Apana iyi ngiyi, ako kantu abantu benshi barakazi, ariko ni step ebyiri ngiye kubereka. Step imwe ni iya lock chat, indi step ni iya two verification chat, niyo irenze mu gufunga chat yawe guys. Followinga ubundi ukurikirane video step by step. Follow kuri TikTok nitwa AI12, Instagram nitwa AI12, Facebook ni DJ Follow like, mugiho following kandi hano subscribe bikore nk'akazi kabisa guys. Kurikirana video step by step. Wenda n'urugero turaza twinjiye muri app WhatsApp yacu. Hano reka duhere kuri Papa Hit. Hano dufite Papa Hit, uramukanda ugumisheho ivivure, nurangiza ukande kuri utudomo dutatu, nurangiza ukande chat lock. Numara ukanda chat lock harazamuka page imeze uko nguko, ukande continue. Numara ukanda continue guys, hano harita hazamuka accent screen, uri kubonaho confirm to lock chat, urahita ukanda hano. Noneho mu gukanda hano, kubera ko twebwe ino lock chat twari twarayishyizemo, reka tubanze tugere gute tuyideleting. Noneho nitumara kuyideletinga turongera tukande kuri utudomo dutatu, dukande lock chat, dukande continue. Kubera ko twa deletinze irongera igaruke, reka turayideletinze nanone. Okay, ndabizi benshi kuri iyi page kubera ko mutashyizeho password y'ubwirinzi, kuri iyi page ubusangeho user partner, right? Tuyikandaho, nurangiza katwe dushyiremo password yacu. Tumaje kuyishyiramo password yacu, noneho duhishe Papa Hit muri ya password yacu tumaze gushyiramo. Dushyiramo partner Papa Hit, urabona ko agiye hano hejuru kuri locked chat, ahise ajya muri locked chat. Noneho kujya kumwandikira cyangwa se gusubiza ubutumwa bwe, ndabanza nkuremo ya partner yanjye, nimara kuyikuramo mbone kumubona. Ariko guys, ikibazo kiri hano niba hari ikibazo, sheri wawe azi password yawe kandi iriya partner nakoresheje
niyo nsanzwe nkoresha no muri phone bisanzwe. Guys, hano rero uburyo ngiye kubereka ni uburyo urahita ushyiraho indi password udasanzwe ukoresha muri phone, ikaba itandukanye niyo usanzwe ukoresha muri phone kuri chat y'uyu muntu. Noneho reka nze nkwereke step by step ukuntu tugiye kubigenza. Urahita uza ukande kuri tuno tudomo dutatu turi hano hejuru, urahita ubonaho chat lock settings, urahita uyikanda. Noneho hari buhite haza page imeze uku nguku. Ino page nta kindi urakora, urahita ukanda security code. Numara kuyikanda gutya bahita bakuhereza uza gushyiramo password. Hano urashyiramo imibare ushaka, nushake aka kazu kuzuza turandika twe dushyiremo yacu, twe dushyiremo iyacu, urongera uyisubizemo bwa kabiri. Wemeze done. Hano twanditse imibare itariyo, ushobora kuba twibeshye mu mubare. Reka nsubire inyuma ho gatoya nkwereke video neza ukuntu ibintu bimeze. Twari twibeshye mu mubare, urongera dusubizemo gutya. Ndi kubikora ariko nawe uza kubikora. Remeze done. Hari umubare umwe turi kwibeshya uretse gatoya, twibeshye gushyiraho. Remeze done. Nuko password yacu ibaye security code bahise bayiviva. Guys, kora bino bintu kuri WhatsApp yawe, nurangiza ujye hasi muri comment umbwire niba byakunze. Ikindi kibazo cyangwa inyunganizi uraza kunsanga aho muri comment ukivugemo, turaza gukora video yacu. Urabona ko twe dukuyemo ya password yacu. Password dushyizemo ni isi ijya kuri wa mujama, ntago hakiriho ya yindi ya patena dusanzwe dukoresha muri phone yacu. Guys, handle subscribe, fungura inzogera, kandi like, share kuri video, wandike muri comment indi video ushaka ko tugukoreraho. Ciao.